mu byahishuwe 22:16 hirya jambo rivuga ngo gishyitsi cya Dawidi intare yo mu muryango wa Yuda ni Yesu umwami w'abami. Haleluya! Abamunkundira haleluya! Ndagushimye wawera wa Isirayeli we, izina ryawe nirishimwe. Mushimwe cyane. Wafunze amarembo y'ikuzimu ufungura amarembo y'ijuru. Warakinguye twarakubonye. Mu myaka yashize twarakubonye. Uyu mwaka twarakubonye. Mu izina rya Yesu Kristo. Twawurangije amahoro washize dutangiye uwundi amahoro. Nushimwe nuhabwe icyubahiro. Suko hatari ibyaduhinaga byinshi n'ubu birahari turabizi. Ariko wabaye Imana. Niba gukomera amashyi menshi kuko ngo abwira umugore we Zeresi aramubwira ngo umwami yantumiye ndetse n'umwamikazi. Umwami yateguye inkera, umwamikazi aravuga ngo nta wundi muntu tumugane n'iriya nkera keretsemo Hamani. Atangira gutekereza mu mutima aravuga ati uzi umwami narabifashe naramwigaruye none n'umwamikazi nijyamo no mu gihugu. Atangira gutekereza ko ari umuntu gusa we gushyirwa hejuru, harimo n'umwami yitegereze arangije aravuga ngo ni ikintu wo kugira gute wo kujyana nawe mu bindera. Hanyuma umugore ariko akiganira n'umugore we haramubwira ngo ariko ibyo byose ntacyo bimariye kubona wa muyudakazi uri ku irembo akampfukamira, kubona gihagararanye n'Imana ye, kubona cyubaha Imana ye ataraca bugufi ngo asuzugure Imana ye, nawe muyobore amavuta ye asuzugure. Aragomba kuririmba gusangira n'umwami, kubera ku meza umwami ariho n'umwamikazi ntacyo bimariye. Hari umuyuda usuzuguritse ariko ukomeye ku mavuta. Haleluya, haleluya. Aragomba ntabwo binezeze muri iki gihugu. Ndashaka ko abanyamavuta bose mbasuzugura nk'ayabasuzugurana, ariko Moridekayi ku irembo akomeza kugumana amavuta. aravuga ngo hari Imana twabavuganye ivuga ku Bayuda. Haleluya. Rero ngo ageze mu nkera ngo barasangira n'umwami, bamaze gusangira n'umwami ngo batashe umwami agiye kuryama ngo abura ibitotsi, ngo noneho aracuka ngo ajya kureba mu cyumba kirimo ibitabo, ngo atangiye gusoma
inkono z'umwami ziravuga ati uragize se hari ikintu bamuhaye, aracyasuzuguwe, aracyari ku irembo, ntabwo bigeze bamwibuka, ntabwo bigeze bamumenya. mu mwanya kirivuga ngo Hamani arakomanga, amaze gukomanga ngo ubundi ngo ari inzira ngo ageze muri nzu, ngo umwami aramubwira ngo ariko Hamani we, uwo umwami akunze kubaha bazajya bamugenza bati, warangize ahita yibwira mu mutima ati neza twasangiriye ku meza n'umwami, neza twasangiye n'umugore w'umwami, nta wundi muntu umwami yakubaha usibye njye. arangiza ngo muzafate ikanzu umwami yambara, mufate impeta yambara, mufate ifarasi agendaho, nimurangiza mumushyire ku ifarashi, mutambagire umurwa, mugende muvuga ngo umwami akunze kubaha. haleluya haleluya haleluya. umwami warangiza aramubwira ngo ibyo byose nta na kimwe ubuzemo ugendere. haleluya abantu byumve, ibyo byose hatabuzemo na kimwe. genda ku irembo, hahandi hari Moridekayi, wa wundi wanyuraga usuzugura, wa wundi wari waraciye, wa wundi wari warayisaniye, wari waramunaye ushinze urumambo wo kumumanikaho, hanyuma ubimwambike, hanyuma umushyire ku ifarasi, hanyuma uzenguruke mu gihugu uvuga ngo ni umwami akunde kubaha. iyo wasuzuguranwa amavuta ariko ukayakomeraho, abakunyuzeho bambaye neza, bariye neza, bagusuzugura n'ubuzima bahagazemo, umunsi umwe data wa twese avuga ijambo rituma baceceka, umunsi umwe data wa twese agutambagiza mu murwa bakagenda bakoma amashyi, umunsi umwe data wa twese agukorera ubukwe bakavuga ngo bambaye ibyera, umunsi umwe data wa twese aguha shopu hanyuma bakaza kuguharira, umunsi umwe data wa twese akwicaza muri ofisi hanyuma bakaza kugusaba serivisi kubera ko wahagaze ku mafoto. ngo Hamani warangize ngo afata ngo bya bintu byose, njya akavuga ngo yarabanje afata ikanzu, arangije kuyitera ipasi, akayimwambika, akamutambagiza mu murwa idateye ipasi, arabanza ayitera ipasi, arabanza areba ifarasi ko imeze neza, arangije afata impeta arayimwambika, afata ikanzu arayimwambika, amushyira kuri ya farasi, arangije bagenda amutembereza. haleluya abatumvise, haleluya. arangije bagenda amutembereza, bagenda aririmba ngo umwami akunda kubaha, ngo dore uko bazajya bamugenza, agira ikimwaro ariko arabivuga kuko ni Yesu wabimutegetse. ikintu cyabaye ngo amaze kumutambagiza ngo Moridekayi asubira ku irembo, niko ijambo rivuga mu gice cya 6 nirinze gusoma, ariko mu gice cya 6 rero ngo Moridekayi asubira ku irembo, Hamani ngo asubira iwe, ngo areba igitambaro akitwikira mu mutwe, ahisha mu maso, ahisha isura ye, wa mugabo wari wiyubashye, wa wundi wagendaga akavuga abantu bose bagaceceka kubera ikimwaro cy'umuntu bahagaze ku mavuta, cy'umuntu wubashye Imana, cy'umuntu warindiriye ijambo data yavuze kuri we, ngo agira ikimwaro ko ari buhure n'abantu bakamubaza ati ariko wowe Hamani ni wowe tuzi, ni wowe watambagije Moridekayi, wa wundi wakinguraga imodoka zo ku irembo, ni wowe tuzi cyangwa si wowe? ngo arangije yitwikira mu maso, amaze kwitwikira mu maso ngo ageze iwe aganiriza abo mu rugo rwe ibimubayeho. ngo umugore we Zereshi amubwira ijambo rikomeye, baramubwira ngo niba watangiye gucogorera kuri Moridekayi ubwo ari umuyuda kakubayeho, Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. hari irembo wari uhagazeho, humura niba urihagazeho hari icyo uhagararanye wavuganye n'Imana kandi wubashye Imana, Imana izakubona ku irembo igutambagiza umurwa. amen.
haleluya